Shalom shalom, turabaramukije abadukurikirana mwese. Nitwaga Papa Stefano. Tugiye kuganira ubutumwa bwiza bwa Kristo mu mwanya mutoya, ariko reka tubanze twiragize Imana. Mu izina ry'Umwami Yesu duciye bugufi ku bwawe, niwe uri hejuru. Uyu mwanya tuwufashe kugira ngo twerekane wewe, tiyaboneke twe, hagaragare wewe. Ushoboza isi kumva ukuri kwawe. Turi imbere y'isi, ariko turasaba kugira ngo isi kumenye. Bibiliya iravuga ngo umuco waraje ariko ngo umwijima ntiwabimenya. Tugiye kuwishura umuco waje ariko isi ntiyawumenya. Ushoboza isi kumenya no kumva. Amahoro yawe aganze mu izina ry'Umwami. Amen. Twishimiye kuba kuri kamera za Rama TV. Twagiriwe uwo mugisha wo kubana nabo, turabashimiye. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza nkuko mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 8. Badukurikira murambabarira, reka nkoreshe telefone, wenda si Bibiliya isanzwe ariko nayo irimo amagambo ya Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo kuko kwitoza ku mubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Nagira ngo tuganire mu mwanya muto kuri iri jambo tuvuyeho gusoma. Pawulo ni intumwa yari yarahamagawe na Kristo, aritaba, ariko yaje kumuhamagara yarabanjije kubaho mu buzima bwo gutoteza abavuga izina rya Yesu. Bukeye umunsi umwe Yesu aramuhamagara. Bibiliya ivuga ngo niyo ntumwa yafashwe itunguwe, mbese yafashwe mpiri, arasa n'uwafashwe nko ku ngufu. Yesu amuhamagarira kwamamaza ubutumwa bwiza. Amaze kumuhamagara, Pawulo rero uyu Timoteyo ni umwana wiwe yabyaye, ariko amubyara mu buryo bw'umwuka pana bw'umubiri. Yamubwirije ubutumwa, Timoteyo arakizwa, aramurera kuva mu bwana kugeza abaye umugabo. Ahangaha rero yamwandikiraga ni nka rekomandasiyo yamuha. Barimo batandukana, Pawulo ahaye agenda, yamusigira inshingano, agenda amubwira ibyo agomba guha agaciro, ibyo agomba kubaha, ibyo agomba gufata nka nkama, ibyo agomba gushiraho umwete, ibyo agomba guhagararamo, ibyo agomba kudaca ku ruhande. Aha rero twasomye haruguru yabangiye kumubwira ibihe by'imperuka bizaza. Aramuteguza, aramubwira ati hari ibihe bizaza by'imperuka, ugomba kuba ubizi, uri macuwa, ukomeye, uhagaze, kugira ngo nibiza bizagusanga uhagaze. Ageze ahangaha twasomye kuri 4 no ku 8, amubwira uburyo ki agomba guhagarara mu buryo bw'umuhamagaro, mu buryo bwo gukorera Imana, agahagarara ashikamye, agakora umurimo w'Imana atawukorana intege nke. Aramubwira ngo Timote, aramubwira ngo kwitoza ku by'umubiri ndanezerewe, ngo bigira umumaro kuri bike, ariko ngo kwitoza ku by'umwuka ngo bigira umumaro muri iki gihe ngo n'ikindi gihe kizaza. Bivuga ngo nagiye ngenzura kuri iyi si, hari ingero nyinshi. Abakinnyi b'umupira cyangwa bakabumbu baritoza, umuntu azavuka ataza akabumbu, bakamutoza kuri level ya mbere, level ya kabiri, level ya kangahe sinzi, level bageraho, kuko
jewe sibyo nahamagariwe, nta bumenyi bwinshi mbifitemo, ariko bakamutoza akagera ku rugero bamushira ku isi, donc agasa n'uwokotse, bakavuga ati urwego ugezeho ugomba kuja mu isi ugakina. Baramutoje bahereye mu buto bakamuzamura akava ku rwego rwo gukinira mu gihugu, urwo rwego akarutamuka akazamuka akagera ku rwego rwo guharanirwa n'ibihugu, akaza yishurwa n'ibihugu. kubera iki? Yaratojwe, yabayeho atabizi, aratozwa, baramwigisha intambwe imwe, intambwe zibiri, intambwe zitatu, agera ku rwego ibihugu bimugura. kubera iki? Yaratojwe, amahanga akamugura. iyo ni inama imwe y'uburyo bwo gutoza mu bintu bimwe by'isi. sayidi ya kabiri, umuntu bajya bamutoza uburyo bwo kurwana atabizi, bakakwigisha ngo barwana gutya, abakarateka bakina gutya, bagira gutya, iyo bagukubise urakwepa. umuntu akabimenya mu buryo undamutera ingumu, akamenya uburyo ayikwepa ntiyumufate, kuko yabyigishijwe, yabitorejwe. umuntu yigishwa gutwara imodoka, ukavuka utabizi, bakakwigisha imodoka bayihagurutsa gutya, basubira inyuma gutya, vitesi bayongeza gutya, hari umuvuduko, hari ukugabanya, ahazamuka, ahamanuka. waravutse utabizi, warakuze utabizi, ariko bakabigutoreza ukabimenya. umuntu akavuka atazi gukora imirimo, ntazi kogosha, ntazi gutera ipasi, ntazi gusiga inzara, ibyo byose bakakwigisha ukabimenya. Pawulo yandikira Timoteyo rero n'urwo rugero yamubwiye. abahanga baza bavuga ngo yagiye kumwigisha, ngo yarabikuriye kuri les Jeux Olympiques, ngo aramujyana mugeza ngo aho bakina umupira, amwereka ngo abantu atari fonye, amwereka ngo abantu bawe bakina, aramubwira ngo ntuhayibona, wabonye ukunda abantu bakina umupira babatoza, aramubwira ngo kwitoza ngo kuri ibi by'umubiri, wabonye ukuntu babiruka papa, wabonye Timote, urabona umwete babishizemo, wabonye imbaraga, wabonye ukuntu imibiri yabo n'ubwenge n'igituza n'amatwi n'ubwonko n'amaguru n'umutwe bari konsantere ku gukina umupira. aramubwira ngo bino bintu ngo bigira umumaro, ariko ngo w'igihe gito. aramubwira ngo rero niyobokamana papa, ibya Yesu, ibya data, iby'ubwami bidashira. aramubwira ngo ugomba ngo kuzitoreza, ugomba kubishyiramo imbaraga, ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, uzuza ujya witoreza umurimo wanje. Amen. abahaye badukurikirana, nimba umuntu bashobora kumutoza atazi gukina umupira, bakamwereka ukuntu batwara umupira, ba Lionel Messi n'abandi, uwo niwe wabaye icyamamare, niwe nzamenye, n'aba Maradona, bakakwereka ukuntu Maradona azatera umupira, akawuhagarika, akawufunga, akawukubita umutwe, agashyiramo igitego. Maradona akabimenya, Lionel Messi akamenya ukuntu umupira uturutse mu kirere agomba kuwugira gutya, agakubita igitego, agatsinda, akarya ifaranga z'isi, hakarya amayero cyangwa akarya amapawundi. aramubwira ngo nawe rero Timote, ntuwayibona papa, wabonye ukuntu baye bitoreza iby'isi, wabonye kandi bigira umumaro mu gihe gito, wabonye. ugomba kwitoreza, ugomba gutoza, ugomba gutoreza abantu kubaha Imana, biratozwa. umuntu ushobora kumukura mu kabare, umuntu ushobora kumukura mu by'isi, umuntu ushobora kumukura mu bintu byamu, ukamwigisha, ukamutoza. nimba bashobora gutoza umuntu gutwara imodoka, akabimenya, akamenya ukuntu bazamuka, akamenya ukuntu bamanuka, akamenya mu ikorosi gukata, aramubwira ngo no mu buryo bw'ubumana baza babitoreza abantu. aravuga ngo arisi ngo bafata ingamiya bakayitoreza, bakayishiramo umugozi. n'ingamiya oya ntabwo ari ingamiya,
ifarasi ni ikintu ngo kibangutse ciruka mu rwego, ariko ngo bafashe umugozi bayishira mu kanwa uzuza n'aha mu ijosi. uriya mugozi ni uwo gutoza ingamiye, mbese ni nka fure. Bagira uburyo bwo kwirukangisha, bakagira uburyo bwo kugabanya uriya mugozi. ingamiye yarabimenyereye, ifarasi irabizi, izi kubigendera. aramubwira ngo rero nawe ugomba gutoreza abakristo, ugomba gutoreza abana b'Imana, ukabatoreza ibya Yesu, kubaha Imana. aramubwira ngo kuko no kwitoza kuza umubiri bigira umumaro, akabumbu kagira umumaro, kurya amapawundi yo mu kabumbu bigira umumaro, ariko ngo w'igihe gito. iyo uronse perime bigira umumaro, biza biryoha, ubusa n'uronse agace k'isi, ariko ngo ni igihe gito. ariko ngo kwitoreza ku za Yesu shika, kwitoreza ku za Yesu, kwitoreza ku za Yesu ngo bigira umumaro, ngo muri kino gihe, ngo n'ikindi gihe ngo mbese kitagira iherezo. So abantu bari badukurikirana, nimutagira umwete mu by'Imana muzabaho, hari ibyo mutazageraho mu buzima bw'umwuka. ijuru muzarijamo, ariko kubera yuko mutashizemo umwete, agakiza tugahabwa ku buntu, nta mafaranga baza bakagura. Ntiwakagura amanyarwanda, ntiwakagura amapawundi, ntiwakagura amayero, ntiwakagura idolari, ntiwakagura inoro, ntiwakagura merikire ruje, ntiwakagura amahembe y'inzovu, ntiwakagura n'imitwaro ya yindi y'Ibugande. ni ubuntu twagahawe biciye muri Kristo Yesu kubw'amaraso yamenye. ijuru turihabwa kubwo kwizera, ariko imbaraga z'umwuka, levo z'umwuka, gutera intambwe mu mwuka, kuzamuka, ibyo ngibyo biratorezwa. nuhagarara nk'igiti gusa gihagaze, hari urwego utazageramo, hari levo utazageramo. Pawulo yaravuze ngo nize gusonza, ngo niga no guhaga. nizwe ngo gucishwa bugufi, ngo niga no kuzamuka. nize kuba insuzugurwa, ngo niga no kuba umunyacubahiro. sema amen. Haleluya. bivuga ngo muri iyi si y'umwuka tugomba kwitoreza gukorera Imana. nimba iby'isi byitorezwa kandi bigira umumaro mu gihe gito, iby'Imana izo tugomba kwitoreza kuri levo iri hayi. ndashoje, abaho badukurikirana, shoje mbabwira ngo tugire umwete mu byo twahamagariwe. nimba warahamagariwe kuririmba, ugomba kubishiramo umwete. hari urundi rwego utarageramo, hari levo Yesu agushakamo. nimba warahamagariwe kuvuga ubutumwa, nubwo hariho changamoto nyinshi, nubwo hariho challenge, ugomba gusubira gushiramo umwete. umuntu azakina akabumbu rimwe mu gatsindwa, ariko kocha akabajana, akabagirira amahugurwa, akababwira ngo hano nubwo byagenze gutya, akababwira round ya kabiri hazahaba iyo batsinda. nimba bisi babikora gutyo, nimba bakinyi bakabumbu babikora gutyo, muratekereza ko twebwe iby'umwuka ibya Yesu nizo biri hasi? Munishi yararirimbye aravuga ngo ibya Yesu bihora ngo biri hayi. tekinoloji yiwe ihora iri imbere, bivuga ngo iby'Imana. nimba bisi bahaguruka, twebwe tugomba guhaguruka dabo. nimba bisi batoza, twebwe tugomba gutoza dabo. ndagira ngo nkangurire abantu muco bahamagariwe, nimba ari ukuririmba, haguruka. hari urwego Yesu ashaka kukubonamo. nimba ari abavuga butumwa, hari urwego Yesu ashaka kutubonamo. nimba ari abashumba, hari urundi rwego namwe mutarageramo. nimba ari urwego rwose umuntu yahamagariwe, ugomba kugira urundi rwego ugeramo, ariko ubishize mu mwete. mbigarukaho, agakiza ni ubuntu, ijuru ni ukwizera, ariko imbaraga bigomba kudukoste. niwicara rero gusa ngo byose bizagusanga, uzaja mu ijuru ugende uri umucagati, ibintu wahamagariwe gukora utabigezeho. tugomba kuja mu ijuru turi empty,
twaraviduye ibyo data yadushizemo, twarasize tubihaye isi. Mwakire Yesu kandi nsenga nsoza. Data ndagushima, Bibiliya iravuga ngo mu ijambo ryawe wararitumye ngo kurya ngo imvura ngo imanuka iva mu kirere ngo iva mu ijuru ngo ikagwa ku butaka ngo ikameza imyaka igatotahaza ubutaka, imyaka ngo ikamera. Ngo niko ijambo waritumye riva mu ijuru ngo ritazasubirayo. Iri ni ijambo waduhaye turitumye ku isi. Rizahura n'Abasomali, rizahura n'Abanyarwanda, rizahura n'Abakongomani, rizahura n'Abagande, rizahura n'Abafaransa, rizahura. Icyo nizeye ni uko rino jambo rifite nyiraryo, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukobwa, yaba umuhungu, umuntu kuri level ye, rimusange, ryinjire mu matwi, ryinjire mu mutima, rigere mu bwenge, rihindura imyumvire. Abari bafite guhungabana bakira ubuzima bwa Kristo kugira ngo bafate umurongo. Amahoro yawe aganze iteka mu izina ry'Umwami.